Intangiriro igice cya 2. Ijuru n'isi n'ibirimo byose bisozwa bityo. Ku munsi wa 7 Imana yari yashoje uwo murimo, uwo munsi iruhuka imirimo yose yari yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7 irawiyegurira, kuko ari wo yaruhutseho umurimo yari yakoze wo kurema. Dore amavu n'amavuko y'iremwa ry'ijuru n'isi. Ubusitani bwa Edeni. Ubwo Uhoraho Imana yaremaga ijuru n'isi, nta bihuru cyangwa ibindi bimera byari byabaho. Kuko Uhoraho Imana yari ataragusha imvura, nta n'umuntu wariho ngo ahinge ubutaka, ahubwo amasoko niyo yadudubizaga akabubeza ubutaka. Nuko Uhoraho Imana akura umukungugu mu gitaka, awubumbabumbamo umuntu, amuhumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu aba muzima. Uhoraho Imana ategura ubusitani burasirazuba ahitwa Edeni, ahashyira uwo muntu yari amaze kubumbabumba. Uhoraho Imana ameza ku butaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso n'ibyera imbuto ziribwa, kandi hagati muri ubwo busitani amezamo igiti cy'ubugingo n'icy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Muri Edeni haturukaga uruzi rukabubeza ubusitani, rukahava rwigabanyamo inzuzi enye. Urwa mbere rwitwaga Pishoni, nirwo ruca mu gihugu cyose cya Havira kibamo izahabu. Izahabu yaho ni nziza cyane, kibamo n'ibiti bivamo umubavu mu marira yabyo, n'amabuye y'agaciro yitwa onigisi. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni, nirwo ruca mu gihugu cyose cya Kushi. Urwa gatatu rwitwa Tigiri, nirwo rutemba rugana iburasirazuba bw'igihugu cya Ashuru. Urwa kane ni Efurati. Uhoraho Imana ashyira umuntu mu busitani bwa Edeni kugira ngo abukorere kandi abufate neza. Nuko Uhoraho Imana aramubwira ati, ushobora kurya ku mbuto z'igiti cyose cyo mu busitani, uretse izo ku giti cy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Ntuzazirye, kuko nuzirya uzapfa nta kabuza. Nuko Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu butaka inyamaswa zose n'ibisiga n'inyoni byose, arabizana ngo arebe ko umuntu abyita amazina, maze ibifite ubuzima byose bigumana amazina ya by'isi. Umuntu yita amazina amatungo n'inyoni n'ibisiga n'inyamaswa zose. Ariko umuntu yari atarabona umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana asinziriza umuntu, agira ibitotsi byinshi, amuvanamo rumwe mu mbavu ze, arangije asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo aruremamo umugore, amushyira umugabo. Umugabo aravuga ati, noneho dore uwo duhwanye, ni igufwa ryanjye n'amaraso yanjye. Uyu mwise umugore kuko avanywe mu mugabo. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bakaba umuntu umwe. Umugabo n'umugore we bari bambaye ubusa, kandi ntibibatere isoni.